Reka tuvuge ku byo kurya. Tutiriwe tubimubaza, turabizi neza buri wese arabikora. Amafunguro 75,555 niyo nibura uzarya mu buzima bwawe bwose niba uzabaho imyaka 69 kandi ukaba ufata amafunguro 3 buri munsi. Wakubwira ko ubwoko bw'ibyo urya ari bwo bukugira uwo uri we wabyemera? Wakubwira ko twebwe abantu nk'inyoko ubwoko bw'ibyo kurya twahisemo ari bwo bwaduhinduye abo turi uyu munsi wabyemera? Kurya byatumye twishyira hamwe ndetse bituremera ubwoko bushya bw'imigenzo na n'ubu tukigenderaho. Nibyo uyu munsi benshi bakeneye ibyo kurya bihagije kugira ngo bashobore kubaho, ariko hari abantu rimwe na rimwe barya atari uko bashonje ahubwo bakarya nk'umugenzo. Kurya byatugize abo turi uyu munsi. Ni gute abantu nk'inyamaswa cyangwa se kimwe mu binyabuzima biba ku isi twashoboye kurusha ubuhangange ibindi binyabuzima byose biriho? Mu mateka iyo bavuga abantu nk'inyamaswa zabayeho igihe kinini zitunzwe no guhiga, bagaragaza ko uku guhiga ariko kwahaye abantu ububasha bwo kwishyira hamwe ndetse no gukorera hamwe, bibafasha guhangana n'ibibazo byose byavutse mu buzima bwabo, ari naho bahereye bahindura imibanire n'imikoranire yabo, bashobora gutera imbere nk'uko tumeze uyu munsi. Tugiye kuvuga ku biryo, duhereye ku buhigi nk'isoko ya mbere y'ibiryo byatunze abakurambere bacu mbere yuko bavumbura andi moko y'ibiribwa. Iyo ikintu kikurimo mu buryo karemano urakivukana ukagipfana, abana bawe nabo bakazakivukana n'abazabakomokaho gutyo gutyo. Iyi ngiyi ni imwe mu ngingo zishimangira igitekerezo cy'ubuhigi buri mu bantu mu buryo karemano. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Muraza kumva uburyo n'ubwo guhiga byarangiye kubera ko tutakiba mu mashyamba, ariko ubuhigi buracyaturimo urebye imyitwarire n'imibereho yacu yose. N'imikino ndetse n'imyidagaduro yose twavumbuye byuzuyemo tekinike z'ubuhigi. Ikaze. Niba twese twemera ko ahangaha tuba hubatse inzu n'ibindi bikorwa remezo, hari igihe bitari bihari huzuye ibihuru n'utururi duto cyane ariko twabagamo abari bahatuye, bihita byumvikanisha ko mbere y'abo bantu bo mu tururi aho hantu hari amashyamba gusa nta n'utururi duhari. Ibi nabyo bihita byumvikanisha ko abantu bariho icyo gihe babaga muri ayo mashyamba. Mu mamiliyoni y'imyaka abo bantu baryaga ari uko bavuye guhiga, bakica inyamaswa bakaba ariyo barya. Usibye guhiga inyamaswa, banahigaga imbuto zimejeje aho mu mashyamba. Ariko ubu ibi byose byarahindutse. Turacyarya inyama, ariko ntabwo tugikeneye kujya kuzihiga mu ishyamba. Tujya kuzigura mu mabagiro no mu maduka zicuruza. Ni inyamaswa ziba zishwe n'undi muntu, tugahitamo izo dushaka tutagiye kuziruka inyuma mu ishyamba. N'imboga n'imbuto nabyo nuko turazirya. Tujya ku isoko aho bazigurisha bamaze kuzisoroma yewe banazironze, tugahitamo izo dushaka zifite uburyohe twifuza. Zimwe ziba zinafunze mu dupfunyika dusa neza cyane, baziteretse ahantu mu birahuri bishashagirana, ukareba uburyo zishimishije bitandukanye cyane na za zindi twakuraga mu bihuru. Gusura amaguriro agezweho uyu munsi azwi nka supermarché nibyo bigaragaza neza aho tugeze uyu munsi ugereranije n'aho twavuye mu rugendo rw'imirire. Urugendo rwahereye mu mashyamba no mu biti, ubu ngubu rukaba rugeze mu byuma bivuga gutya, aho bishyurira muri za supermarché. Ni urugendo rw'inguge yurira ibiti yahindutse inyamaswa ituye mu nzu, nayo iza guhinduka umukiriya ukoresha imashini mu kwishyura ibyo yariye. Uko abantu biga ku mibereho y'inguge niko bagenda babona uburyo ziza ubwenge. Nubwo ziza ubwenge ariko kubera iki igihe kinini cy'ubuzima bwazo zikimara zirimo kurya? Ubuzima bwo guhora urya igihe cyose ukaba urimo gushakisha ibyo kurya mu buzima bwawe bwose ni umwihariko w'inyamaswa zitunzwe n'ibimera byonyine, ibyatsi, imboga, imbuto. Ibi ni ibiribwa bigomba kuribwa buri munsi kugira ngo inyamaswa ibirya ibashe kubaho. Mu mashyamba ya kera yabagamo abakurambere bacu, iyi mibereho bayibayemo mu myaka ibarirwa mu mamiliyoni. Aha ni inkuru yacu itangirira.
ni mu myaka iri hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 15. Nta muntu uzi uko byagenze ngo abakurambere bacu batangire kurya inyama, gusa ikizwi nuko kurya ibimera kw'abakurambere bacu byasize ibisigisigi bikina tugaragaraho uyu munsi. Mu mwaka wose ushize ku isi yose twariye toni miliyoni 504 z'imboga n'imbuto. Abakurambere bacu basize baturaze gukunda imbuto n'imboga. Ntabwo tubitekerezaho kenshi, ariko kimwe mu byo dukundira imbuto ni ukuryohera kwazo. Twese uko twakabaye dukunda ibiryohera: imbuto, isukari, ubuki. Duhora dushakisha ibiryohereye ku kiguzi icyo ari cyo cyose byadusaba. Ibiryohereye tubisanga aho biri hose, kugera no ku ngaruka zo kudwingwa n'inzuki zarakaye. Mu mico imwe n'imwe bagira urukundo rukomeye rw'ubuki ku buryo bazi gutandukanya amoko 10 y'uburyohe bw'ubuki. Wowe wumva bwose buryoha kimwe. Nta gitangaza kiri mu kuba inzoga ya mbere yakozwe n'abantu ariyo yitwaga mead, ibikozwe mu buki ndetse n'imbuto bataze zigashya neza. Benshi muri twe tuzi inkangaza. Buri muco ugira ubwoko bw'ubuki ukunda. Bamwe muri twe bazi ubuhura bukorwa n'imiswa. Abantu bamwe bazi kureba umugina urimo ubuhura bakawumenya, bakawucukura. Hari n'utundi dusimba twinshi two mu bwoko bw'intozi n'inshishi dukora ubwoko bw'ubuki butandukanye, tukabutwara mu nda zatwo. Abantu bagahiga utwo dusimba ku bwinshi bashaka ubwo buki. Aho uzagera hose ku isi ntabwo uzabura ibimenyetso by'urukundo abantu bakunda ibiryohera. Ibiryohera ni nabyo byatumye abantu bafata icyemezo cyo guhindura abacakara abandi mu gihe cy'imyaka igera kuri 400. Guhera mu kinyejana cya 16, Abanyaburayi bakoze ubucuruzi bw'abirabura barenga miliyoni 20 bakoreshwaga uburetwa n'ubucakara mu mirima y'ibisheke kugira ngo abantu babone isukari. Abakurambere bacu nibo baturaze urukundo rw'ibiryohera. Gusa nta hantu na hamwe uzabona urukundo rwinshi rw'ibiryohera nko mu bana bacu. Uzateka ibyo kurya uzi biryohera abantu benshi bakunda, maze ubishyire uruhande rumwe, utegure na za gato, bombo, shokola ndetse n'ibindi biryohera ubishyire ku rundi ruhande, ubundi utumira abana benshi. Ibyo byo kurya biryoshya abantu benshi bakunda byiganjemo inyama n'ibindi, amahirwe menshi nuko uzabisubizayo. Usibye ko atari abana bacu gusa bakunda ibiryohera kuri uru rwego. Muri ubu buzima bwacu, ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa ibyo ari byo byose wabiryoshya biruseho, ugasunikira abantu kubikunda kubera ko wongeyemo akantu karyohereye. Nzi abantu batanywa inzoga kubera ko zisharira, ariko iyo wongeyemo soda cyangwa se undi mutobe barazinywa. Isukari iramutse ivuyeho, abanywa icyayi n'igikoma bagabanuka. Buri gihe iyo bibaye ngombwa ko hari akantu urya mbere y'uko ufata amafunguro nyirizina, uhitamo akantu karyohereye. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu byikoze, ahubwo tubikomora ku bakurambere bacu babaga mu mashyamba batunzwe n'imbuto n'imboga. Kubaho burira ibiti bashakisha imbuto zihishije kandi ziryohereye ziri mu bushorishori bigomba kuba bitari akazi koroshye kuri aba bakurambere bacu. Ntawe uzi ukuntu bigobotoye ku gutungwa n'imbuto n'imboga. Bishobora kuba harabaye ihinduka ry'ikirere. Birashoboka ko amashyamba yashizeho cyangwa se iyindi mpamvu iyo ari yo yose. Ntabwo bizwi, ariko icyabaye icyo ari cyo cyose cyatumye aba bakurambere bacu bava mu mashyamba bashaka ahandi hantu ho kuba, ari nabwo bahinduye imirire. Neza nk'uko iyo abantu bimutse aho bari batuye bahita bahindura imirire. Abantu bavuye mu cyaro bagiye gutura mu mujyi bahita bahindura ibyo baryaga, bakagabanya kurya imyumbati n'ibijumba n'amateke, bagatangira kurya imigati n'umuceri. No ku bakurambere bacu rero birashoboka cyane ko bakiva mu mashyamba bagatangira kuba mu mukenke ndetse n'ahandi hatari ibiti, aribwo batangiye kurya inyama. Uku niko bahindutse inyamaswa z'indya byose: ibimera, inyama n'ibindi. Ubu buzima bushya bugomba kuba bwarazanye n'imbogamizi zikomeye, kubera ko gutangira kurya inyama kwabo byari bigiye kubahanganisha n'inyamaswa z'inkazi zisanzwe zirya inyama nk'intare n'impyisi kandi zifite n'ubushobozi bwo kuzihiga. Inyamaswa zifite ubushobozi n'ingufu byo guhiga zikagira inzasaya za rutura zishobora kumenagura amagufa. Kubera inzasaya zacu zifite ingufu nke n'amenyo yacu akaba ari magufi kandi adatyaye,
twagombaga gushaka igisubizo. Twakoresheje ubwonko ndetse n'amaboko yacu dutangira gukora intwaro. Intwaro ya mbere yabayeho ni igisongo cyo kwica inyamaswa zo kurya. Uyu munsi abantu tuvuga ko ari abahanga kuturusha twese ni abantu bazi ibirebana n'ubutabire ku buryo bashobora gukora inkingo n'imiti, abashobora kubaka ikoranabuhanga ry'itumanaho rigezweho ndetse n'abandi bakora byinshi mu byo dukeneye. Ku bakurambere bacu, umuntu w'intiti cyangwa se w'umuhanga kurusha abandi icyo gihe agomba kuba ari uwari uzi kubaza igisongo no kugitera agahamya adahujije. Ngizi intiti zabayeho icyo gihe. Uyu muntu niwe wabaga arusha abandi bose ubutunzi kubera ko yashoboraga kurokoka byoroshye. Ikindi cyari gikenewe iki gihe cyanabafashije ni ugukorera hamwe no gufatanya. Inyamaswa za nyamwigendaho ziganjemo izirya ibimera zitamenye ubwenge bwo kwishyira hamwe ngo zikorane hagati yazo zahindutse ibiryo byacu twebwe n'izindi ndyanyama. Aha niho kwirirwa mu ishyamba abantu bahiga imbuto n'imboga byari birangiriye. Bafatanije bashoboraga kwica inyamaswa nini cyane nk'imbogo bakazayirya igihe kinini, indi minsi bakamaze mu biti bashakisha imbuto bakayikoresha mu kuvumbura irindi koranabuhanga n'ubundi buvumbuzi twagezeho. Gusa ikibazo ntabwo cyabaga gikemutse iyo bamaraga gufata umuhigo banawishe. Inyamaswa yabaga ihari ariko badashobora kuyirya uko yakabaye bakoresheje amenyo. Gukata inyama mu duce duto nuko byatangiye. Mu myaka miliyoni 3 ishize nibwo twahinga icyuma cyo gukata inyama. Mu myaka miliyoni 1 ishize bwo havumbuwe umuriro, usibye gukata inyama gusa ahubwo batangiye no kuzotsa ndetse no kuziteka. Impyisi ifite urwasaya rw'igitangaza ariko twebwe dufite ubwenge bw'igitangaza. Aho gusunikira amenyo yacu kwishakamo ingufu zo gutapfuna ibiryo bikomeye, ahubwo twasunikiye ibiryo bikomeye koroha ngo amenyo yacu bitapfuna. Uyu munsi turya mu gitondo, saa sita na nijoro. Twanahimbye amagambo nko kubwirirwa no kuburara. Ibi byose byazanywe no kurya inyama. Inyamaswa zirya ibimera zo zihora zirya igihe icyo ari cyo cyose. Indyanyama zo ntabwo zireba ubwinshi bw'ibiryo ahubwo zireba ubwiza bwabyo. Ibi ngibi bituma zirya mu gihe kimwe, ikindi zikagiharira igogora no guhiga ibyo kurya kubera ko umuhigo ntabwo uhora urindiriye umuhigi ngo awice nk'uko igiti cy'amatunda gihora gihagaze aho ngaho cyuzuye amatunda ahishije gisa n'igitegereje ko umusoromyi aza kuyasoroma. Uko inyamaswa zitwara umwanya munini ngo ziribwe zabanje guhigwa, kubagwa no gutekwa byatumye abantu badahora barya ahubwo bashyiraho igihe cyo kurya n'igihe cyo gushakisha ibyo kurya ndetse no kubitegura. Kandi kubera ko guhiga byagendaga neza ari uko bikorewe hamwe, abantu bamwe bajyaga kuvumbura, abandi bagatangatanga, abandi bakarasa. Byatumye iyo bicaga inyamaswa imwe barayisangiraga bose uko bakabaye, uko bagize uruhare mu kuyihiga. Ibi nabyo byabyaye ikintu cyo kurira hamwe no gusangira. Uyu munsi dukunda guhurira hamwe turi benshi, tukarira hamwe, tugasangira. Amasaha yo kurya ntabwo ari igihe cyo gushira inzara gusa, ahubwo ni igihe gikomeye mu birebana n'imibanire yacu. Inguge zo mu mashyamba zirimo ubwoko bw'izirya imbuto n'ibyatsi gusa, ariko hari n'izirya inyama zikarya n'ibimera. Izi ngizi nazo iyo zishe inyamaswa, imibanire yazo irahinduka. Aho kugira ngo iyo nyamaswa iribwe n'imwe muri zo ari nayo yayishe nk'uko buri yose isanzwe irya yonyine iyo zirimo kurya ibyatsi, ahubwo noneho ku munsi w'inyama zihurira hamwe zigasangira iyo nyamaswa zishe. Gusangira byazanywe no kurya inyama. Indyanyama iyo zishe inyamaswa buri yose ibigomba kubonaho. No ku bantu nuko. Mu bice bimwe na bimwe by'icyaro iyo umuntu yejeje ibishyimbo ntabwo atumira abantu bose b'abaturanyi ngo abahe ku bishyimbo, ariko iyo yabazi ihene cyangwa se inka agace kose kayiryaho. Gusangira cyangwa se kurira hamwe bifitanye isano ya hafi n'inyama. Kuri twebwe byahindutse uburyo bwo gukomeza imibanire, haba mu muryango, hagati y'inshuti cyangwa se abafite ibindi bahuriyeho. Iyo ufite mu mufuko biswi, umuneke cyangwa se ikindi kintu kiryohereye, ukirya wenyine igihe icyo ari cyo cyose kandi aho ariho hose. Ariko iyo tugomba kurya inyama biba byiza ko duhurira hamwe ku gihe kizwi
maze tukarira hamwe. Twicara hamwe tukazenguruka isahani y'inyama nk'uko intare n'impyisi zibigenza iyo zishe isha, impara cyangwa se indi ndyabyatsi. Ibi bihinduka igikorwa cyo gushimangira ubushuti, icyarimwe tunuzuza inda. Aho wajya hose ku isi uhasanga uburyo bujya gusa bushingiye ku gusangira ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Ibyo barya n'ibyo banywa bishobora gutandukana, ariko igikorwa nyirizina ni kimwe. Kurya inyama byatwubatsemo umuco wo gusangira, ku buryo iyo uriye wenyine birakubangamira ndetse bamwe ntabwo babibona neza. Kuba uri mu ruhame ukarya bombo cyangwa se akandi kantu karyohereye wenyine nta kibazo, ariko wicaye mu bandi ugafata isahani y'ibiryo ukarya wenyine bigaragara nabi. Gusangira byarenze kuba kwica inzara, bihita bigira igisobanuro cyagutse. Cocktail party, ubwoko bw'umusangiro buhuriza abantu hamwe bakarya badashonje, bakanywa badafite inyota, kubera ko ikigamijwe ntabwo ari ugushyira ibintu mu nda, ahubwo ni ukuganira no kumenyana. Ibiryo biribwa hano biba byiganjemo inyama aho kuba imboga cyangwa se ibindi biryohereye. Gusangira rimwe na rimwe binakorwa nk'ikimenyetso. Guhazwa mu kiliziya, ku banyacyubahiro cyangwa se abandi bakomeye, gukora igikorwa cyo gusangira aho kurya bitaba ari byo bigamijwe mu by'ukuri, ni ibintu bibaho kenshi. Ubwo twateraga imbere tukava ku kurya imbuto n'imboga tugahinduka abaryanyama, twahise tununguka ubushobozi bwo kurya hafi buri kintu kibaho. Mu kurya hafi buri kintu twagize ubushobozi bwo kuba ahantu aho ariho hose ku isi. Nk'urugero, abitwa abamasayi bo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba batunzwe ahanini n'amaraso y'inka bavanga n'amata. Inka bayirasa umwambi ntibayice, amaraso irimo kuva bakayatega bakayashyira mu kintu bakayavanga n'amata, bagategereza ko bikivuge bakabirya bisa n'ibifashe. Iki gihe baba bariye cyangwa se banyoye intungamubiri zikomoka ku matungo kandi nta tungo ryishwe. Ushobora kumva igikorwa cyo kunywa amaraso y'itungo kidakwiye ndetse ukabyumva nabi, ariko abamasayi nabo ni uko nguko bafata imwe mu mirire yacu. Buri muryango ugira ubwoko bw'ibiryo ukunda, bakagira n'ibindi biryo bafata nk'ikizira kubirya, nk'ibinyabwoya n'utundi dukoko dukurura inda, n'indi soko y'intungamubiri ku bantu. Byaba ibinyabwoya, inswa, isenene n'utundi dusimba nk'utu ngutu turibwa na benshi muri Afurika no muri Aziya, bakatubonamo intungamubiri nk'izi zindi nyamaswa zose ziribwa cyane n'abishoboye. Iyi migirire yacu yo kwica utu dusimba dukoresheje ibinyabutabire tuvuga ngo ni ibyonnyi, ni imigirire ibonwa na bamwe nk'idakwiye. Kimwe mu biribwa bitangaje abantu bamwe barya ni iki ngiki: itaka. Hari abantu barya itaka ndetse n'ibumba. Hari ubwoko bw'ibumba riboneka ahantu hamwe na hamwe, ariko rifite zimwe mu ntungamubiri umubiri wacu ukeneye. Muri bimwe mu bice byo muri Ghana, iri bumba bararicukura bakarikoramo utubumbe tumeze nk'amagi, ubundi umuntu akajya ashunaho gato gato. Muri Ghana iki kiribwa bacyita ayiro. Bamwe mu bagore batwite baragikunda cyane. Ni ibumba ryapimwe risangwamo intungamubiri nka calcium, magnesium, potassium, zinc, ubutare ndetse n'ibindi. Abantu barirya barikundira cyane impumuro yaryo. Gushaka guhindura ibiryo kwacu rimwe na rimwe gushobora kudukururira ibyago. Mu Buyapani hari ubwoko bw'amafi yitwa fugu, abarimo uburozi bisaba kuyitondera cyane mu kuyabaga, ku buryo iyo udakuyemo ubwo burozi ngo ubumaremo, uriye iyo fi apfa mu masaha make cyane akimara kurya. Ariko ibindi bice by'iyi fi biraryoha cyane ku buryo ni n'amafi abantu benshi bakunda, aranahenda. Buri mwaka mu Buyapani hapfa abantu batari munsi ya 200 bazize amafi ya fugu kubera ko atabazwe neza. Turya ibintu byose mu buryo butagibwaho impaka. Umuntu niyo nyamaswa irusha izindi kurya ibintu byose. Kuri bamwe ntabwo ari ukurya ibintu byose, ahubwo ni ukurya buri kintu cyose kibaho. Ushaka kureba ibi, wakwegera ameza y'umuryango w'Abafaransa barimo kurya ku munsi w'ibirori. Ku meza usangaho ubwoko bw'udusimba two mu mazi twitwa cephalopode, kaba gafite amaguru menshi kandi kakagerera cyane.
ubundi hakaza izindi nyamaswa zo mu mazi zimeze nk'ibikeri, hakaza ibinyamujongorerwa nk'ibi tuzi nyine, hakaza utundi dusimba two mu mazi ntabonera ikinyarwanda nk'ibyitwa cravette, ibimeze nk'ingaru nazo zo mu mazi barya bakatishije ibimeze nka coupongle, ibyitwa moule, ibindi biba mu gikono barya bahonda kubera ko ku meza baba bafite utunyundo. Haba hari amafi, inyoni nk'inkoko na za dendo, umutobe w'imbuto wahiye cyane ariwo twita divayi, inyamaswa z'inyamabere nk'inyama z'inka n'ihene, imboga nk'imiteja, ibihumyo, amababi ndetse n'indabo z'ibimera nka chou-fleur, ibinure by'inyamaswa byatangiye kubora bakabyita fromage, imbuto nk'inkeri, ubundi bakarenzaho ibinyampeke bakoze n'ibyitwa gato. Ibi byose baba bifite ku meza amwe. Ngibi bigaragaza uburyo nta nyamaswa n'imwe iturusha kurya buri kintu cyose gishobora kumurika. Ibi nibyo byatugize ibitangaza nk'inyo. Ubu uyu munsi aho twajya hose dushobora gukemura ikibazo cy'ibiryo. Ibiryo tuzi umumaro wabyo ku buryo na nyuma y'urupfu mu myemerere gakondo twahoranye twaterekeraga abacu tubashyira ibyo kurya n'ibyo kunywa ku mva zabo. No hanze y'isi, ni ukuvuga mu isanzure, iyo turiyo tugira uburyo bwo kugaburira imibiri yacu. Twavuye kure cyane mu mashyamba aho twaryaga imbuto dukuye mu biti. Ubuhanga bwacu mu gushaka ibyo kurya ndetse no kubitunganya butuma dukwira ku isi yose no hanze yayo. Ni gute twisanze aha hantu? Ubushobozi bwacu bwo guhiga kuva tukiri mu mashyamba ntaho bwagiye, ahubwo bwahinduye isura. Kujya guhiga mu mashyamba uyu munsi byitwa kujya ku kazi. Abantu bava mu ngo zabo mu gitondo bagiye guhiga ibitari inyamaswa, ahubwo bagiye guhiga amafaranga, ibyo kurya, amasezerano y'ubucuruzi n'ibindi byose bitubeshaho. Ku mugoroba bagatahana umuhigo. Ubuhigi mu mashyamba ni akazi gateye ubwoba kubera ko kabamo ibizazane byinshi, kwicwa n'inyamaswa cyangwa se gukomeretswa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye byo mu ishyamba. Gusa uyu munsi muri twebwe hari abakora n'ubundi akazi gasa n'agashyira ubuzima bwabo mu kaga, n'ubundi kabasaba akanyabugabo nk'ak'abahigi. Uyu munsi guhiga bya nyabyo byo guhiga nk'uko byumvikana bisigaye muri bake. Ni abantu babikora byo kwishimisha mu bihugu biteye imbere, babikora nka siporo. Bahiga badashaka inyamaswa zo kurya kubera ko nta nzara bafite, ndetse izo nyamaswa bahiga ntabwo ari inkazi. Bahiga inyamaswa bo ubwabo bafashe bakazishyira mu mashyamba ngo zororoke, ubundi bakajya bajya kuzihiga uko babishatse. Hari ibyishimo bitagira ingano umuhigi wa kera yagiraga iyo yabaga yishe inyamaswa. Usibye gushimishwa n'uko abonye ibyo kurya, yanashimishwaga n'ubwo butwari bwo kurasa agahamya. Kuri bamwe muri twe, ibyishimo by'uko urashe inyamaswa ukayica, ukayibona irimo ivirirana, ni ukubura ubumuntu, ni ukubura umutima. Uyu munsi twateye imbere cyane, ntabwo tugishishikazwa no kujya mu ishyamba kwica inyamaswa. Gusa kujya mu ishyamba biracyadushimisha, ariko tutagiye kwica inyamaswa, ahubwo tugiye kuzireba. Niyo mpamvu kuzirasa dukoresheje amacumu n'imyambi byasimbuwe no kuzifata amafoto. Gufata ifoto nabyo bisa no guhamya, ariko noneho nta maraso uvushije. Ibyishimo byo gutahana amafoto y'inyamaswa wafashe bisa n'ibishushanya ibyishimo umuhigi yagiraga iyo yatahanaga inyamaswa yishe. Hari bagafotozi b'inyamaswa basa n'abahigi kubera ko birirwa mu mashyamba bahiga inyamaswa zo gufotora. Ku isi hari amafoto agurishwa ibihumbi by'amadolari mu cyamunara yafashwe na bagafotozi bakomeye ku isi, amafoto y'inyamaswa. Bamwe mu baherwe bagifite imyumvire y'ubuhigi bo banajya kure, akaba adatunze mu rugo rwe amafoto y'inyamaswa yafashe, ahubwo akaba yarishe nk'inyamaswa akayikuraho uruhu akarumanika mu nzu. Hari n'abazica bakazumisha, kuyireba aho ngaho yarayishe akumva n'ubutwari. Guhiga byari ubutwari bukomeye ku buryo abirataga ubutwari bose bavugaga ko bishe intare, ingwe cyangwa indi nyamaswa yo mu ishyamba. Guhiga biturimo ku buryo aho abantu bahuriye ari benshi, mu bikorwa bakora byo kwishimisha cyangwa kwidagadura haba hagomba kubonekamo ibishushanya ubuhigi. Ntabwo ushobora kubara imikino abantu bahimbye ishingiye ku guhamya ikintu runaka, bisa no kurasa ugahamya.
hari imikino irimo kurashisha umwambi cyangwa se icumu ubwabyo, ariko n'indi myinshi ishingiye ku guhamya, n'umupira w'amaguru cyangwa se w'intoki wa basket na za tennis ndetse n'indi mikino myinshi ishingiye ku guhamya. Gutsinda ni uguhamya, ni ugucisha umupira ahantu runaka, kuwuhamya cyangwa kuwuhamya ahantu runaka. Utabashije guhamya cyangwa se kuboneza aho hantu, ubwo ntabwo aba ari intwari muri iyo mikino. Nko mu mupira w'amaguru, aho ibyiciro byose byakorwaga mu buhigi babinyuramo. Amayeri yo gukwepa abo mukina ngo ntibagufate niba ari wowe ufite umupira, amayeri yo guhiga no gukurikirana ufite umupira, ibimenyetso byo gutumanaho hagati y'abahigi ari bo bakinnyi bategeranye, gukorana nk'itsinda by'abahigi ngo mubashe gucyura umuhigo, gukora ibikorwa bisa no gushyira ubuzima bwanyu mu kaga ndetse n'ibindi byinshi cyane. Intsinzi haba mu mikino kimwe no gutahana umuhigo, hari abandi bantu baba batabigizemo uruhare babyishimira bitagira ingano. Ibi ngibi ni ubuhigi buturimo twageze aho tubuhimbira ibimenyetso bihoraho. Mu mico hafi ya yose yo ku isi, abana bato bakina imikino yo kwihishanwa no guhiga uwihishe. Ubuzima bwacu bwose uko bwakabaye, buri wese aba afite ikintu arimo guhiga, buri wese aremye ku buryo aba hashakisha ibisubizo, ku buryo niyo nta kibazo gihari, ikibazo turagihimba kugira ngo dushake igisubizo. Ubuhigi nyirizina twabutangiye duhiga inyamaswa, bituma twiga gukora intwaro zo guhiga inyamaswa. Uko twagiye dutera imbere mu gukora ibikoresho, intwaro dukora nazo zagiye zitera imbere, ariko noneho zitagamije guhiga inyamaswa ahubwo zigamije guhiga abantu. None dore aho tugeze.